yuko dutangira filime iminota 5 yanjye ya mbere ni ukwamamaza dutumikira badutumye. Reka nangire mbereka biscuit ikomeje gukora ibitangaza muri East Africa. Abana murye biscuit, abapapa iyi biscuit, amaji abatara amaji mwese iyi biscuit bagereho. Yabayita cookies none ukeneye umugati ukorerwa iyi biscuit korerwa n'urumva ni ibintu byujuje ubuziranenge bihumura. Ushaka umugati witwa home bakara hujya hose. Waruzi biscuit cyose kandi ifite intungamubiri zihambaye. Ndayizi ni home cookies. Waruzi ko harimo vanilla? Ndabizi. Waruzi ko harimo shokora na brown sugar? Maze ndabizi. Home cookies. Harimo butter, ifarini, amaji, amata n'ibindi byinshi biyongerera uburyohe n'umwihariko. Turabizi. Byose ni home cookies. Dore uburyohe mbanogo mwana. Yake! Ko nyibazaniye ariko noneho filime tugiye kureba uyu munsi bayise gute? Nako ntago ari ngombwa. Narakubwiye ati cyumva uzanye agafilime ni ngombwa, kibaruma kibahana, kirabiranya Kimomo. Hey! Uretse nze dutangirane n'uyu muhanzi bamwise Igoro. Akubwira ati witegereza, gasozi ratureba ako bise Yake yandirimbo bayisi witegereza ndaje na filime nyibabwire bimeze bite. Bakise the hard way no buryo bukomeye cyangwa inzira ikomeye ubifata uko bishaka. Nangi uyu munsi babana nababwiye ati mwabana mwe mwashyize agapira hasi tugakora akazi neza baranga bashaka tubikora mu buryo bukomeye. None niyo mpamvu sigenza na filime z'ubwenge rinya. Hari abari batanyanga ngo Ruki yarashaje gusika atagikora filime yabiretse kandi narabwiye sindatangira gusobanura. Please ndacyari kwishyushya. Nzatangira gusobanura filime umwaka utaha. None nimba ndi kubazonga aribwo nkiri kwishyushya. Ibaze nintangira gusobanura. Yakabakise ngitegereza agafilime bakise the hard way n'uburyo bukomeye cyangwa inzira ikomeye. Bimeze bite? Nanone ni Kimomo ukomeye. Sigaye nitwa Roki wacu. Sibyo? Nuzajya mbona ujye mvuga ngo uyu ni Roki wacu kuko nitwa Roki wacu nuko bampamagara. Bimeze bite nyuma ya Igor tureba the hard way. Abakinnyi ni ibyamamare. Michael J White ni mumuzi nakubita. Abandi ndagenda mbakubwira gace gace nyuma ya Igor akubwira ati utegereza. Kano karimo ndakabatuye mwese reka mbe nkwa ku mazi abadukurikiye muri Burundi abarebera kwa Simba honga i Burundi abari Kongo ahi Masisi muri edition Better Squad F n'abafatira muri edition de Victory mwese kabagereho nakanyu umutima urakumbaza utese yagiye he ko mwasangiye akabisi yakabagero kano karirimbo iye dore karaje inzimbanye nini uburiri bumbanye bunini uyu musore adutura amaganya y'idisi kweshya ni kubi erega nanjye ndakumva oya sinkure bimeze bite byari ibihe bigoye kiragisazi mu maso kandi uri maso y'inyana ntibyari kura amenya hano hanze mubabaye we mujya munyura mu bihe bigoye mwicira amasazi mu maso ngerayo kubera kuvuka n'imbuto siko naranyura mu bihe bikomeye na rimwe murameze neza byaje gucamo ese mbabeshye byaje gucamo nyuma ya Igor mahano mabano ntago ari mahano nari nsomye nabi ni mabano twita tureba the hard way nanone ni Roki ngo sinasoma nabi urakumbaza utese yagiye kano karimbo kabagira mwese bakire bacu yakabisi none agahiye dore karaje inzimbanye nini uburiri bumbanye bunini imisi ni mibi kubeshya ni kubi baby erega nanjye ndakumva oya sinkurenganya byari ibihe bigoye twicira gisazi mu maso kandi uri maso y'inyana ntibyari kuramba bimeze bite kabagereho ndaje mbakoremo akazi ibyo gusobanura babindekere kuko ndasobanutse
abamenye ntibanshidikanyaho ndi kamparino okay inshuti zitakumbaza zitese yagiye igihe cyari kigeze ngo muryoshye ibintu ntibishakwa ahari uza kubimenya nuba warasize gusa baby erega nanjye ndakumva oya sinkurenganya byari ibihe bigoye twicira gisazi mu maso kandi uri maso y'inyana ntibyari kuramba muri tayari turebe the hard way okay yeah nakubwiye ni Rocky wacu turi kumva nta mwanya wo gutegereza ubuhari wa by'uyu muhungu ndirimbo ngo imwibutse wabona uyu muhungu ari kuririmba urwabonye abanyarwanda bari babizi kera batisha yasigaye aririmba urwabonye igoro wabona yarasigaye aririmba urwabonye nako urwo yabonye aturirimbiye urwo yabonye buriya reka twikomereze ndari indirimbo wumva ukumva ko abasani bose baje wese ko tuzi ko abanzi bose muririmba urwo mwabonye bimeze bite ngo ngiye byabaye ku shumi yanjye kumva baririmba urwo yabonye bimeze bite ka twirebere filime nagutinda nuko dutangiye filime yacu we narakubwiye ati byo gusobanura babindekere kuko ndasobanukiwe ndanasobanutse sibyo abanzi ubundi ntibangereranya hari akana nabonye kamfata karangereranya sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungereranya ute njye mba ndaho gusa nubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi ngiye mba ndaho gusa ndahandi hantu nujya ufata abandi bakora kano kazi ubagereranye ngiye ntabwo ubundi mba marito gusa muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga benshi bisaba umuntu abasobanukiye kugira ngo anyumve Michael J White Look Gross Kimomo ko nazanye dutangiye hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangiye filime yacu hari bari birukankanye Cody hey Cody mufate mwana Cody bikore yari kuvuga ngo Cody bikore mufate Cody uri nyuma rw'abana Cody cyo birukankanye nimba ari mwene ngangu nimba ari imbobo cyo uva uri sasu kurikira abashinzwe umutekano nibo gukurikira bakajya ngo freeze nuva uri uyavayo mugenzi wari imbere bakurikiye ibandi bimeze biti bandi naryo rirabasubiza nuko dutangiranye isasu barakurikira uyari inyuma katura isasu hari isasu ryavuze umugore arasakuza uyavayo uyasigaye inyuma bamusize bamwanikiye kumbe hano hari umugore wapfuye nimba atari umukobwa ngo mbambonye imisatsi simba menye nimba ari umwana nimba ari umugore kumbe umupolisi wari uri imbere yarashwe umeze gute nshuti iyo warakurikiye yitwa Cody we buretse nanjye utandase wa muginga tuza kandebe yarashwe buretse nyana yimbwira ndashe mwana yishe n'umukobwa mva
We gotta take care of this. I got it. Don't worry about it, okay? muginga tugomba kumubona turamubona. How'd you get the fuck into this? What happened? Tell me. Genze bite? Toro. Ni Toro. Toro. I took something from her. Hari ikintu nakuye kuri Toro mfite. Umusara polisi bandi bafayo. Ndagira ngo mvuga. What are you saying? Shaka kuvuga iki? We're friends. Jere turi inshuti. We did some stupid shit together. Jene twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi. Yeah. Tell John. Tire John. I left something for him. Kire John ngo aricyo namusigiye. Tell me. Come on, Cody. Ni iki kimbwira? John will know. John araza kukimenya. John always knows. John buri munsi abazanunahisha ikintu umubwire ko hari ikintu umusigiye amenye hagikura. Ese uyu mugabo ni nde? Got you. Ndagufite. Tell him I'm sorry. Ubwire John ngo musabye imbabazi. Uyu mupolisi yitwaga Cody upfuye. Aravuze atubwire witwa John ko ari cyo namusigiye. Ndetse ngo John ngiteke yo namusigiye ikintu bazari bugisange naga ari ngo bwabwire uyu mugabo wundi bari kumwe. Bimeze bite? Yasigaye arira. Mugenzi we bari kumwe mu kazi arapfuye. Ararashwe. Fuck. Mugenzi we arapfuye. Fire ku rugamba. Ehe, ifanke. Ndiye numvisha avuga ngo ifanke. Ifanke. Simuzi iyo njyana y'amafanke. Yeah. Hano rurashwe abapolisi bahageze nyuma. Nuko dutagiye filime yacu. Bakise the hard way ni uburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye. Nanone wumva nsobanura ibigoye kuri njye biba byoroshye cyane ntabwo binsaba kwivuna. Tugarutse yitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika. Ejo bundi cyagiye filime mumbaza ngo ese ngo ko filime zidasohoka niho narindi. Bahita Queens ni muri New York. Tugaruka bari bita House of Pine Jazz. Bongeye barahafungura ni grand reopening. Bongeye barahafungura nakabari. Nakabari turi mu ibara. Kabari turimo wa mugabo dutangiye barasifotoye imanitsemo. Kumbe hano ruri kwikina bamwita Michael J White. Nirwanyisha uyu mugabo. Turamuzi no. Ari gukina. Barman. Wo mukina ari he? Name's Evo from the Ukraine. Wo turi gukina na hano umukino yitwa Evo ari muri Ukraine. Sasa hano rukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda we agakina nundi akamenya uko byagenze akamuzana nundi agakomereza uko byari bimeze. Sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano yitwa Evo ari muri Ukraine ku buryo uyu mugabo ashobora kumushyira agakomereza cyangwa se nakaba yanabibona ko bari gukina. 6 moves. Maze kumutsinda move 6. Make that 4. Oya reka tuzigirenye nako tuzigirenye. Menye ariko beshya arakina. Usanga umugabo ari gukina yashishikaye kumba ari gukina na mugenzi we udahari. Mugenzi we yaza agakomerezaho. Closed mouth don't get fed, right? Wa mugenga umuntu ufunzwe cyangwa se umuntu ufunze ntabwo ujya ugaburirwa. Ngiye filime yanjye iri gutangira iminota byibura nk'icumi mbere 20. Mfata udupose twinshi kugira ngo musobanukirwe. Sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'uruseriveri ruri muri aka kabari. Rwakomeje kumwitegereza rucecetse ariko rubwira ati warwana we. Umuntu ufunze cyangwa se umuntu ucecetse ntabwo bawugaburira. Mbega ni kumubwira ati vuga. Ushaka kuvuga. What's on your mind, Neff? Neff mwishwa wanjye n'iki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to. Rwana rwishwa rwe. It's just cyo nashakaga. grew up hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the none nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'aba bantu bakagombye kuba bakina golf and chess playing negro you see before. cyangwa wenda sasa urwana rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumvaho kenshi uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu ni umwishywa we ati nagiye nkumvaho kenshi ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess ntari na yamaniga akina golf. I mean, cyo nshaka kuvuga Afghanistan? Special ops? barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops ajya kuri zo operation ziyambaye cyane Crazy Black Rambo for bajyaga bavuga ngo uri Crazy Black Rambo mbavuga mbega ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi Rambo b'Ikigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi ngurenze undi Rambo b'Ikigali muri kumwumva stories, all the Street Fighter stories. Bagiye bambwira inkuru zo kumanda ukuntu wajya gurwana kera sasa urwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto waro ariko urwana menya rwa rumaze igihe rutabona uyu mugabo rumubonye ari gukina atuje yambaye neza ruri kuvuga ati wa mugabo ko bambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo bite ko mbona bitagusa. Look, reba people
tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwiremamo umuco wo gukabya ibintu bitewe nuko bashaka kwizera ibintu bitabaho. Bya bintu usanga umuntu yizera ibintu bitabaho, ngo hari ngo inkoko ziguruka, ngo inkoko y'inkuba, nyine abantu bakizera ibintu bitabaho. Ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndirambo. I am no Superman. I'm not Superman. Of a fighter. Ntabwo ndi nirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. Ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe windwanya. Wibuka umugabo dutangiranye barasa. Umugabo dutangiranye barasa witwa Cody. Niwe aravuga ati ahubwo uyu kandi niwe windwanyiye hatari. Niwe urenze. For good next week. And since icyumweru gitanagaruka tuzasubira n'uguzabona karenze. To hear all of Uncle Cody's tall tales firsthand. Uncle Cody ni uzakubwira ibyo byose razabigusobanurira. Cody uyu mugabo ari kuvugana agazi ko Cody bamwishe. Cody nazana ni uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. Ati rero genda umene iyo myanda uhita ukinga umuryango utahe sinshaka kumva mushiki wanjye ansakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo sasa ari kurubwira urangiza akazi vuba utahe mushiki we ataza kumusakuriza. Umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa. Ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. A beloved Carmine's is now a fucking mooley hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize. Sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira film ni opening bongeye baragafungura nyine bigize ko uyu mwirabura yakaguze nake yongeye aragafungura kari karafunze. Sasa aka kabari kaoze abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who owns this joint? Ninde nyiri kano kabari? Oya yaramwiyereka ntago ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga ntago abumbura umunwa. I'm a businessman. Tumunye business. For 20k about what you paid. Ati aka kabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20k cyangwa se 20,000 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kave mu mva magambo. Set up in Bushwick or somewhere the fuck else. Ati ndakongura 20,000 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usohoke muri aka kabari wajya gushinga kabari mu bihuru wajya gushinga ahandi ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro. Ibaze gusanga umuntu waguze akabari ari kubwira ati ndakongura 20,000 uhita usohoka muri kano kabari ugende wajya gushinga kabari mu bihuru wajya hehe. Uyu mugabo urumva bayiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo. Well, capiche? Capiche ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika no kuvuga ngo uri kunyumva mwana capiche cyangwa se ni nka understood uranyumva nyine ubwo murabizi ngerega ntabwo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zayo ese ko nize shaho nanabaye no capiche ntabwo nkumvishije. Ubwo harabo uzasanga bagusobanuye filime ntibamenye ibyo bintu icyo bisobanuye. Uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no capiche ntabwo nabumvishije pe. Cyo ni cyongereza cy'imihanda yaho ntabwo ari buri muntu ubukiza. You gentlemen have a good night. We're closed. Ahubwo mugira ijoro ryiza twafunze akabari. You know who this is? Ariko izuba ari we buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera twumvisha umwishywa bamubwira ko bambwiye ngo urirambo umwirabura ngo ukubita uwo bari kumenyera aratuje yiguriye akabari ke ari kwirukana abagabo ati mwansohokeye mu kabari ko twafunze na oya bivamo. What's your name, wise guy? Witwa nde munyabwenge? Pain. Baramuseka. How fucking appropriate. Bakumenyera. Mbega bano bagingi bamba musetse uyu ngiye kahita avuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura. Mbega ni wakunda umuntu ashobora kuzavuga ati ngiye nitwa Karori kahita useka byatatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karori. Nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye mbega izina ni ry'umuntu biramusetse. Listen, Pain. Umva Pain. I don't think you fully understand. Sinzi ni muri kunyumva. It's what you call sentimental value to my community. Atwenda ngiye byo ngiye kubwira nibyerekeranye n'aya marangamutima ya community mba ntuyemo cyangwa se abantu banjye mba ntuyemo nibyo ndi kukubwira ibyo marangamutima yanjye. Great man have drank, bled and died here. Ikintu kiri gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya uyu mugabo winjiye ni G yatari ati mpamvu kano kabari ngakene nshaka kugagura ni bya bintu by'amarangamutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo
bakameneramo amaraso bakarwaniramo basinze abo kabari urumva gafitemo urwibutso rwinshi nyine wabakeneye kugura akabari azajya bati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitiramo icupa yaji yanjye urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo na rimwe mba nongiyeho nyine tu mba ndi kugufasha gusobanukirwa ntabwo ndi babana niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye uyarareba uretse checkmate ndatsinze ndatsinze none urabizi arafunga umukino arasuzugura vamagambo ndikumumva none ibyerekeranye n'ahubwo nibyo by'amarangamutima impamvu ugiye kugura aka kabari kubera ibintu by'amarangamutima aho ngaho ntangiye kukumva urabona whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. Ati ibaze umuntu witwa Pain yari afite papa we habuze gato ngapfire mu kabari nkaka akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo nuko ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka. And for that man's son to grow up and one day own that very bar. None ibaze nanjye umwana wo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubukabaye akanjye urumva ko kabari wakagurisha utivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amarangamutima avuga ati akabari bari bagiye kwicaramo papa sha ntibagirwe ntagotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo ntagashaka kukagurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore uko no uyu musore kumwe ati akabara maniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitiwemo bimeze bite. You see, urabona cyambere you should have taken no for an answer. Wagombaga kuburi wa muntu uhakanirwa kayita byemera uri kumva cyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjire nkuko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati cyambere nababwira cyase nabagira inama nkibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho. Second, cyakabiri you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. Umugabo icyakabiri burana bababariye kindi nanone uriya mwishiko wanje mbega n'umwana wa mushiki wanje mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakababarira atuma gasalayidinga nyine arakareka gacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'iji wumvisha amagambo ati mwishiko wanje mwamusunitse ndabihorera kukibera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine nibajye bamusunika ngapfushe akabiji ntapfushe. And third, I heard that movie comment. Not cool. Uburyo mwaje munagarisa. And your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing. You've been locked up for a while. Nanone muri cyukuntu wambaye n'uburyo umezemo bisa nkaho maze iminsi wari uri muri gereza sibyo wari uri muri gereza. Well, let me hip you to a few changes. Kumbe uko nibyo. Since you've been gone. Nubundi kuko mugiye kugenda rero reka ngira kandi kantu mbabwira umugabo ndetse. Now come on by themselves when you put your hands underneath them. Urabona tuno tuntu ku matama tuno ukoza amakaboko tuyagira iyo ukoje amakaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwita amatwi twobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. Umva twigeze kugira hano muri Amerika president w'umwirabura mu president wa orange nimba ubwo umuntu sa orange nimba basa gute president ain't Carmine's no more. Uyarasika. Yeah. You clearly have no fucking idea of who you talking. Sasa umva umukozi umuyobozi ari hano boss wa kira kigoryi bakita cyaka boss cyo bugatsa tugiye tournée ati ka boss yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. Sasa uyu mwirabura menya umuntu uko ari kubwira atazi uwo ari uyu mugabo uryo yinjira yizeye. And clearly you not understand the degree of a fuck that I don't give. Ahubwo we kigaragara naguze dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri kuwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. Sasa kaboss arambwira ati uwo muntu uri kubwira naguze uwo ari we umwirabura nawe atabwo nawe ntago uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. Katurare nuko bimeze. So kindi I'll tell you what I'm going to do. Reka mbere cyo ngiye gukora. Break your jaw for. Ngiye kukuvuna ngiye kumena hano intama nyine jo. Agiye kumena urwasaya. Aha jo. Ngiye kumena urwagashya. Uyu mwirabure yiyemera mu nchere. Wa mugabo wundi imbere ngiye kubanza nkumene urwagashya.
pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out. none nindangiza ngukubita umugeri ngucisha muri kiriya kirahure cy'idirishya usohoke hanze kuko n'ubundi kiriya kirahure narindi gupanga kugihindura nabonaga kimeze nabi. Kabosi arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie String Bean over here last, so he can tell you what happened to you. No, weka boss kuko uri umupagasi wa boss wawe. Wende gukubita ikofe ya nyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye boss wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwa uko nagari buze kuba bize. That's after the cops throw you back in prison. Abapolisi ubwo bari buze kuza bahite bakujyana bagusubize muri gereza. Parole violation on account of that. Bite na parole violation. Bego uyu mugabo ni kwa kundi polisi ba yakurekuye muri gereza bakubwira ati ariko nanone ni by'agateganyo ugende witware neza ugize irindi kosa ukora none twagufunga bikabishe. Ati bite nuko warinze ku mategeko. On your right hip. Dore nimbundo ufite wagendanye. But hey, we you're smart for coming strapped. Ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. Uyu mugabo afite amagambo shawo ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda nakantu k'ubwenge wari wakoze. Umuseri made one mistake. Ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah? What's that? Ile kosa nakoze woni Fabrice Mahoko. You let me get too close. Watumye ngusatira. Uramwumva mbwira burano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. Buri muntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora ngakuraza ariko ukiri kure yakurangiza. Umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi. Kujya kura imbunda umusore aramukoma kunyuma aramukoma. Barman kura imbunda iki buretse. Kika kabiranye abagabo. Nuko dutangiye kura y'imbunda. Catch motherfucker. Fata madantuza. Fi hamikino. Buretse. Fata boss arasinga funira hasi. Kura y'icupa. Kabosi uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ingwa agasi cyaka ndebe filime yafashwemo na Rocky. Buretse Kabosi wo mugatsata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana yembwa amvuninye itama rwasaya harya no rwasaya wa mugeri yamubwiye mucisha muri cya kirahure yavuze ngo arashaka no kugihindura. Uyu mugabo ibyo avuze arabikora. Umwishyiko warareba umwana mushike bega ingwa agasi we mugabo arakubita vayo. Michael J White niyo mazina nyakuri yagarutse yitwa Pain agaruka kuri kino yakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire boss ibyabaye uburyo bamunyushe mu idirishya. Tumubona ariko none se ko wambwiye ngo ntago uri indwanyi wumve rwarwana. Rwarwana yari yarubwiye ati ngiye ibintu byo kurwana ntago ari ibintu byanjye ngiye ntago ndi indwanyi rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze ntago mbizi ndagira ngo umve amagambo hakorera rwarwana n'urwishywa rwe. Ntago ndi byo. It's the violent exchange of physical blows. Ndagira ngo umve amagambo ati ubundi kurwana ni kwa kundi nyine abantu babiri baba bahanganye bagafatanamo umwe atera undi n'undi amuteye. Mbega amagambo yose ati fighting is the violent exchange of physical blows. Ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine baba bahanganye umwe atera n'undi atera nibyo bita ngo ni ukurwana. It's technically not a fight if I'm the only one giving the blows. Ubu ngubu rero ntabwo twabyita ngo ndarwanye kuko ni njye nyine wari uri kohereza bo ntabwo boherezaga. Mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati njyewe ntabwo ndwanye ntabwo njya ndwana kuko ngenda kubita ntabwo njya ndwana. Mbega gukubita no kurwana biratandukanye. Mbega nk'uko umubyeyi yahana umwana bitandukanye n'uko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana. Umugabo ati wa mwana rwose ntabwo njya ndwana. Kurwana ni igihe abantu babiri umwe abatera undi n'undi amutera. Ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntabwo twabyita kurwana narindi guhana. Get a broom. Fata umweyo. Cops will be here soon. Zana umweyo abapolisi bagiye kugera hano vuba. Uyu mugabo ariyemera shawo. Nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye byabereye hano. Uncle Cody's gonna get you right. Uncle Cody agiye kuzana gufata. Pain. Uyu yazanye umweyo yakubure koko. Uyu yari telefone yakiri itari nziza. When? Ryari. I'll be there as soon as I can. Ndaje magere vuba byihutirwa. Hari telefone yakiriye. Telefone itamushimishije. Yamuciye intege. Uncle Cody's not gonna be home. Uncle Cody ntago ari buze kugira hano. Cody bamurashe twe twirebera. Dore Cody foto yimanitse muri aka kabari. N'umuvandimwe we.
bamurashe dutangira filime. Uyi nkuru mbimenye yaramugezeho ngo Uncle Cody ntabwo ibyo bigenze neza. Bidatinze hari indege yafashwe ihaguruka ahantu hamwe yerekeza ahandi, nuko dutangiye filime yacu. Buno ntago tugaruke Bucharest, ni muri Romania, ni mu Burayi bw'Uburasirazuba. Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba. Ejo bundi burya oya ejo bundi niho narindi wa mugabo isaza muri Romania katorori. Umugabo yisaza Romania katorori n'indwanyi abatuje. Umugabo ariyemera shawo, we ntago ngajya rwana, kuko kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri. We arakubita gusa, kandi ubwira gukubita gusa ntago byitwa kurwana. Kumba ari kugenda ari umugabo ari kumureba, uyu mugabo ari kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody, Cody ubwo yaraswaga bari kumwe. Uyu mugabo yaje yakurino, nuko dutangiye filime yacu. Uyu ari kumureba aje Romania. Yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Yinjiye bamwakira baramuzi no. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Briggs ninde? Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected Arnold. you in Europe again, John. Yeah. John amakuru. John n'uyu nguyu. Come on, I'll show you in. Karibu shangwe namwereke mindani. Umwakini Briggs muribuke muri Expendables. Jina mindani. I've updated a few things since you were here last. Ntago ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka. Bahinduye biki? Biga ntago aheruka kera. Dan. Komeza mimbi. Things are Barry Cody. You need anything, we're here. Uzavana uryari nzavana maze gushyingura Cody. Arrangements for Thursday. Ati ndashaka ko dushyingura Cody kuwa kane. Now, would you after all these years? Maze gukingana. Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here with us. None se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone wanyu mu rugo muri Amerika oya. Ashyingurwa ina. Things changed, John. Ibintu byarindutse John. Yeah. Ni John Payne. You run the whole unit, huh? Ubu unit yose niwe uyoboye. Unit. Ntabwo ari unit gusa. Run all the old units, John. Ahubwo na unit zose zakira ninjye uyoboye. Climate's changed since you retired. Ibintu byarindutse kuva wava mu kazi. No, hell, even the Brits trying to disavow us. Shit. Ati w'abanyamerika abanyayisirayeli ndetse n'abongereza bagerageje kuba batwikuraho, ariko byaje kurangira twongeye dushinga unit yacu turayobora neza. I don't want to relive the past either. Let's just take care of it. Sinshaka kugarura hahise. You good? Meze neza. 100. 100%. Good. So, None, can you tell me what happened? wambwira ibyabaye ku muvandimwe wanjye? To start. Ndahera he? Yatangiye kumuganirira ukuntu umuvandimwe we Cody yapfuye. Yandi twatangire filime ubwo Uncle Cody yarakurikiye igisambo nuko byagenze. Uyu batangiye kumuganira ukuntu igihe umuvandimwe yapfuye, nimba ari igisambo nimba ari umugezi wa nabi ntabwo tuzi icyo ari cyo umuntu bari kwirukana kanini turavuga ngo buriya si yibye. Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa, bahita bamuca muri humye baramurasa. Nuko yarashwe. His partner almost cracked and he's seen some shit. Cody? Umwunganizi wa Cody bari kumwe yabashe kwibona byose. Yeah, buddy, hang in there. No. Yeah, Mason Bellows. Ya yitwa Mason Based Bellows. in Africa. A good soldier. Numusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. Yani na sniper mwiza. Umwunganizi twamubonye ari na hano yitwa Mason. Stop it, John. Birekero John. Come on, man. Gira mwana. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo mva amagambo ati Mason ndetse n'umuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana, bari ku kirego cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge biyambaye cyane, bari barashinze urugaga rw'abacuruza ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. It was hell. But I don't think they were even set up yet. That's why I signed ADS guys to it. So I could supervise them. Niyo mpamvu twari twashyizeho Cody And n'uwo Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. you run a bar.
wowe akabari bigume gutyo we naguri bwivange muri kano kazi kacu hari abandi basore nashyize kuri kino kirego bagomba kubikurikirana dore kodi aho bamushyize muri moruge yaje kureba umuvandimwe we yapfuye Uncle Kadi niko bamwitaga Gabo yarababaye kuyishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga rucuruza ibiyobyabwenge mu burasirazuba bw'uburayi Katorore kwereka bwarishira cyane muri Romania Bucharest zakuri no muri iryo joro nawe yarahabaye baramuzi no yo Masai joro ni John Payne nuko dutangiye filime yacu narakubwiye mbazanira filime z'isi muvunira ibiti mu matwi komeza mbibereka muvunira ibiti mu matwi oya nako mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura bomva na oderi yayo yaje akunino naho umuvandimwe we yabaga muri Romania niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba basani birirwa baririmba imihanda babatse giti nyinshi babona batabivamo barabireka byose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato umugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Ramsey na Maria Carey ya zamani shawo nta bana bayizi biyiminze Katorori bwaraciwe kera yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha ndetse kuwa kane baje kumushyingura inaha nambaraga afite zo kubungana imirambo y'ijyana ngo bajye gushyingura muri Amerika gashyingure n'ubundi se shawo ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke cyatari bwo Imana izababarira ibyaha bye ngajye mu ijuru bashyingura aho babonye asike barakwereka maje gushyingura harimo witwa Mason bamutubwiyeho yari umwunganizi uriya wapfuye ndetse niwe batubwiye ngo ni umuhanga cyane yahoze ari umusirikare ni na sniper mwiza cyane nabo baje gushyingurira umwunganizi yaje kumushyingura Mason nta kundi musaza nta kundi undi mugore waje gushyingura buriya aho uyu muntu yapfuye ishumi ze zose ziraza za ninja hari n'igihe nazo ziba ziyicaye ziri kurira za ninja ininja ziri mu moko Kigali hasigaye hari ininja hari n'ininja ziburira mu myotsi hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari na Jean Marie Mikorojeni ni ninja hasa hano hari ninja yaje ku kiriyo babona nyine buriya ininja irongera iburira mu myotsi sasa yarebye ninja iciyeho siriya ninja dore n'indi ninja menye wapfuye kanopi waka ininja uyakurikira ininja abonye irenga na Briggs arahari ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye ariwe Uncle Kadi yari umuyobozi wabo yapfuye twese tuzapfa wana nabirenze ahubwo ikibazo ni upfanye iki imirimo myiza cyangwa imirimo mibi twe dupfana imirimo myiza My condolences. Condolences mwana Bibesko, Bucharest PD. I worked. Bayita Vig. Cody was a great guy. Cody yari umusore mwiza twakoranaga. Ni Cody? Task force. Twakoranaga muri task force. Darling, would you please wait for me? Sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira. Yirukana Sheri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira. Look. Reba. I know your background. Everyone here knows your background. Either they. Abantu bose hano barakuzi bazi ahise hawe. Both. There is more to Cody's death than what it looks like. And it has to do with the murder of his confidential informant. Ati harandi makuru menshi nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga muha makuru. I'd like to sit and talk with you and Mason as soon as possible. Wareka tugapanga inama ngiye nawe ejo na Mason tugahurukama ayo makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa. Mason yari umwunganizi umuvandimwe we
uyavayo abanza yitegereza imodoka yose avuye hano kurikirane batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparika nanone reka nkubwire ngo wihangane kubw'igihombo wagize ugiye gusubira New York ndakeka ngiye kumara agahindi hano kurikira nari mara ubwo bamutwaraga cyangwa se bamwicaga bande abo ngabo muri uyu mujyi harimo basekibi abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi yego ndabaza bamwishe umwunganizi warangije ahita yatsa n'imodoka caho abamwishe ndabazi niko amwemereye urumva umuntu akubwiye atabishe umuvandimwe warabazi ntabwo ahita uvana ugende ese uri kubyiyumvamo uri kubyumva mu muyaga mu mwuka uri kubyumva amarembo ari gufungurwa sekibi ari kuzamuka nta magambo tubwiwe tugaruke hakuno ni ahantu muri sare ntegerereza hariya ku muryango bebiga bebi zo nazo mukomeze mucunge ikibazo icyo ari cyo cyose mumenyeshe undi mugabo tutazi gatorore avuye n'umukobwa ni babiri bavuye banyuze kuri backstage aho bari bari n'ahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi ubundi usibye inana ahandi hantu hajya hapfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga haba sare mbera byombi uko bagenda Mason yabarebaga Mason umwungarizo yapfuye azaho bari abagabo bavuye gatorore njiramo indani muri ya sare mbera byombi usanga sare iberamo amakwe gitifa yisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi yinjira muri ya sare mbera byombi naromiwe njiramo indani kumbe security nawe yinjiyemo abona ari kuri stage ushinzwe umutekano aramubona gatorore uri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi wo barashe ako kadi shana amatara sasu hano bakubona barasa nta mikino bafite sare mbera byombi n'imbera miki sasu arasa amatara Gabriano kuramo kandi umeze nk'icyuma uyafaya n'umurinzi shabu gufa mubaga akaguru yanakomeje kandi acisheni isigarana aririmba urwabonye katurore sura cano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane sasu sasu ku bagabo ni Mason mwunganizi we yapfuye ntago aryamye bavuze ifanke ngenzi njyana y'ifanke nta rindi jambo rya F nzi na rimwe usura kuri telefone
ahita hamagara igitaraganya iryo joro hamagara Fig. I got 2 problems I need to get rid of. Man, ifite ibibazo hano nkeneye ko muhanagura. I was sailing big. Shit. Nende ukurikirana mwana Fig. Put me there. I'm on my way. Ndi mu nzira nza. Gotta get to the freezer, get rid of these 2 problems. We gotta meet in the morning. Oya iwiza ahubwo tuze gura mu gitondo. And bring the tape. Kandi uze kuzana kaseti. Fig ngafite kaseta tuze kuzana kaseti yuko uyu Fig n'uyu Mason bagomba kuza gura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore Pain urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanjye n'umugabo we baje kudusura none bibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at Ntibagire ko mu gitondo buze kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 a.m. Saa 10 nako saa 2. Don't worry. I'll do it. Sawa ngenda byikura ndabatwara basi nimutabatwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Let me get her some. Umukobwa wabo ari koga reka njye kumubwira ave muri douche nawuze. N'umugabo n'umugore uyu mugabo neni maneko. Ndetse ngo mu gitondo afitanye inama ni wa undi ugeze kubwira umusore wacu. Amubwira ati uvandimwe yapfuye nanone hari aho bihuye niwajyaga muha amakuru. N'abashinzwe umutekano rigiye bafite snitch cyangwa informant ko amwita kose wa muntu baha amakuru. Ndimo nzira ndaje wana asubizamo akaziki ya muri douche mvira umuziki nashaka kuvamo. Sure. Okay, what do you want to do? None ushaka gukora iki? Bite uyu bamusuye. Oh. You don't seem yourself lately. Umaze iminsi mbona sa nk'atariwe hari ikibazo ufite. You know, I urabizi never like talking about job in too much detail. Urabizi nyapfa kuvuga akazi kanjye nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Ngo abashinzwe umutekano bakirohara abakomanze. Yo. Soka ukomanze naga mubona. Usonnye. Okay. Streetlights are off for some reason. I go call the city. Arabizi menya amatara yo ku muhanda yazimye reka njye guhamagara. Menya impamvu amatara yazimye. Uyavayo. Barongeye barakomanga. Mugoroze gukingura. Cyo kingura isasu ku mutwe. Nta mikino. Bimeze biti. Cyo kingura isasu. Hey. Sas. Bagabo binjiye bambaye mask. Uyu nawe. Sas ku mugabo. Katurore. Sas mu rugo uyu mugabo nawe ashinzwe umutekano. Bazamuka hejuru isasu. Hey baramumena. Bamushyize uyu ari hano muri douche n'umwana wa babandi bari basuye hano. Yumva urusaku hasi bari kurira. Box! Mugabo nta mikino ufite ngo uri umugore cyangwa uri umubyeyi ki? Wapi? Mama, uyu mukobwa afite umuteto mam. Ari kumva abantu barira basakuza ngo mam. Taba GST we. Ni ikibazo kudakurira je. Mama ninduriyo. Ari kumva abantu barira amasasa avuga ninduriyo uyu muteto nagaro wa GST. Mumenye neza ko ejo nta undi muntu uriyo sha. Katururi. Kuga kora isuyime. Ngo komana use ni ibiki he. Rupitira nifite umuteto do. Mama. Papa. Umuteto. Yumvira umuteto. Iki ni ikibazo. Kumva abantu bari gusakuza bari kurira. Mama. Daddy. Rupita gusa. Hari uwinjiye ufite isura nk'iya kabosi wo mu gatsata. Kabosi. Sura ye dore nuko. Kabosi. Rupita barayitwara. Yeah. Bagiye ku bantu barabica iryo joro. Umuryango wa Fig iryo joro barawishe wose. Barabishe. N'abashyitsi. Tugaruye kuri Mason. Mason yari abantu yarashe. Yahise bazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine. What the fuck? You're filling it up in here. Mani meze biteye moruge yacu maze kunyuza sasi iyo ofisi yabo ifite na moruge y'umuntu apfuye baraza bakamushyiramo. Shit's a lot bigger than we both thought. Ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga yego. I need you to tell no one, and I especially don't want Pain to know. Ibintu byabaye ijoro ntugire umuntu ubibwira cyane Pain ntugire icyo umubwira uyu nafande. It's his brother. Yabuze umuvandimwe yanyuze mu bihagije ntugire ikintu umubwira kibazo bikomeje kuba. Ni Pain wa undi muri Amerika. Shit. Skye. I want to see you in my office first thing in the morning. Mu gitondo uze muri ofisi yanjye. For the night. Iri joro ntugire ahantu na hamwe ujya. Mbega ugiye ducece kuryama. Wona afande mu gitondo ngo muri ofisi ijoro ntugire umuntu numwe muhura, ntugire icyo uvuga, ucece kugenda uryame.
benshi bapfuye. Aranamwiyanya ati ntugire icyo ubwira Pain ko ibibazo biri kuba. Nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba. Kore telefone. Uyu mumuje kuvugana na Pain. Yahise ahamagara. Hari abantu babatumva. Yahise ahamagara Pain ahubwo bakimubuza fande ngo nahamagare Pain yahise avugisha Pain. Uyu ni Pain. Dukeneye kuvugana. Icyari hehe? When and where? Icyari hehe? Ese murangira bahura abantu mu masaha y'ijoro nta handi mwahurira. Sushon bahise bapanga guhurira hehe? Mwibara. Mu madive bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive. Mu Gatsata kwa Damuji. Hey, what's up, Peaches? Bite bebizo? Hey, Smiley. Bite Smiley? Hello? Hello? Take a whiskey neat. Ma whiskey neat. I know you're a tourist. Is that right? Menyura umukerarugendo yego. What gave it away? Uri muri Amerika ubimenye ute? Me? I'm Monica. Njye nitwa Monica. From Slovakia. Came Nuka Slovakia. State. I wanted to be a doctor. Nifuza kwiga nka muganga. Ariko byashikuranye nambaye mu mansuzi. Yabaye mu mansuzi yaraje ashe kwiga ngabwe. Avuye Slovakia. Mwese amaso yanyasonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Abantu bose bari kwamaza ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya Uganda. Abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Kuva mu gihugu cya Uganda. Na Titi Brown arakurikira. Yeah. Umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite bebizo nazo kumva uyu musore menya yarasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi bamuzi umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara ahita ava stage. They may be in some sort of shitless guy. Careful. I heard she wanted to be a lawyer. Yeah, I heard that story too. Atira mukobwa umwitondere nawe rero ntago yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga kazaba umwavoka. Ibyo nabyo narabyumvishe. Kumbe yanzu yako kabari hari Mason yahageze. I thought I told you to go to ground. Sinakubwiye ngo ujye kuryama. But I called Pain. I'm about to be. Nahise mpamagara Pain ngo duhure. I know I told you to keep your mouth shut. Nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama yahamagaye fande. That's exactly where I know I can trust. Mason? I Mason? do this on my own. This is Mason, isn't it? Uyu ni Mason tuvugana. Isn't it? Niweho? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting them? Mugiye guhurira he? Mugiye guhurira fande se mazagiye guhurira n'uyu musore. Is that where you're at? What? You better next know where you are? Baby. Ntabwo ashaka ko nk'umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. It's not good for you. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Ora karabyo sibyo? Uru ururabo kwa musore wacu disi numuhehese afite n'irari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. Koko nubundi abantu ni kujya muri New York nagari yeza hano niho ngiye nkunda. Your fairy tale, I miss it. Nkumbuye ya migani yawe. That's your fault. See, we get too close. Nawe urabona turegeranye Sushon. Ni G. Umukobwa sinzi ibyamwongoreye. Sinzi ibyamwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose nose nkubeshye. Sinzi ibyamwongoreye musana nawe ati cyane rwose. Nimba mbwenga aje kumugurira akantu. Where is he? Ari hehe? Dore nguri imbere. Barabizi waje gushaka n'ababarumani. Pain kumbe yarayibese n'umukobwa. Pain. Wait a minute, John. You didn't come here to see. Bivuze ngo ntabwo wari waje kureba njye. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. Didn't come to see me. Ntabwo waje kureba njye waje mu kazi uje guhura n'uyu musore. Babe. Nyine baby. Ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye. Mbega ngo uramfata kunda. They more problems, huh? Man, ikibazo ni kimwe. N'icyakera. Agira ngo ntumemukisha iyo utindamo. Haka none akazi kose n'akazi katwikorera akazi Rupita se kuziza nyuma. Rupita n'akazi kazo baza kwicara bikorera akazi. Rupita ziza nyuma. Know what happened to you, brother? So what do you know? Uzi iki kumuvandimwe wanjye? Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Abona wa mukobwa bari kuganira. Harabatangiye kumunyuza wa mukobwa kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? Ni gutya iteka bihora. Wa mukobwa bakoze bakundana umwe bari bajyanye yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho.
bishyura ababonsa bamucanaho. Give me a minute. Urabizi bampaye umunota umwe nze bari abantu mbanze mbaganirize menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. Babaze nimba umukobwa arwaye tumutegere aho kugenda mukobwa dore bamuguze twapeshe rupita twapeshe uyavayo ni indwanyi we mumve we mukobwa ibyo ariko babwira muri kubyumva mureke wenyine we wakoraho funa umugera box rimwe yukura mugenzi waguye igihumure vayo wapi batse cabiranye akagabo aravuna fata ugutwara karaga hasi asigarana ugutwi mu ntoki agukuyeho apfuye. Kumbe yarafite agatwi gato abantu bafite amatwi manini babumva neza ibintu byose nago amatwi ajya apfa kuvaho. Uyu yarabibona nawe ajya gutabara yabonye ujya ajya gutabara we rimwe none umusirikare rimwe gusa mureka b'intwara ariko byibura mwana yiyereka umukobwa kazi kurwana nk'udufaranga bari bakwishyuriye umukobwa aratubara kari twincisha ko yari abahinze kananjye ndukenyerera undi ni G uyu murara bari kumwe Mason we ni G utereka ndukenyerereho tu uraye cyuma rimwe mugabo yaravuze ngo ntajya rwana kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajya rwana. We no means no, motherfucker. Now get your shit. Oya ivuga oya mwabagingama hari ibitutsa tukana ntabasha gusubiramo. Oya ivuga oya mada ntuza cyo Shenimani manguzi. You okay? Bize neza yego. Bari babiri. Alright, now go home, clean up. Jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe. Yego. Sorry, yubaha abantu bose. Umu ex we n'umumansuzi kumansura nakazi naga ari uburaya. It's all good. Somebody just wanted to lend me an ear. Bimeze neza ari umuntu ashaka kuntiza ugutwi kwe. Mva kwiyemera urwo uriyemera sha ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe. Nyine ubwo na mugenzi akahita yumva uko byagenze nabaze byinshi. Bose n'abasirikare ntago ari ngombwa bavuge byinshi. Trust. Same. Wewe wenyine muntu nakwizera nanjye niwe nakwizera gusa. Byamwiritse. Brother and I are working the Toro case. Jene muvandimwe wawe twari turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and Babesco. Valley, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Valley uncovered a tape of a hooker getting killed by a scumbag Joe Vig. He's a capo in the Toro syndicate. He's a dark, sadistic fuck. Sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig n'undi twabonye barasana n'umuryango we nawe yarashinzwe umutekano ati Vig yari yavumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ariwe pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ndagira numva amagambo ati uwamwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibiyobyabwenge Vig handcuff her pimp to another hooker barely out of a fuck. Yari ari kumwica mwambitse amapingu. Blows them both up on tape. Hari kasete igaragaza ibyo byose. The tape to your brother Cody does not take it well. Goes after Vic. There! Right there! Stop the car! Stop the car! Kabakwereke ubwo yakurikiraga ikihebe muvandimwe akimara kubona ngo ibyari kuri iyo kasete ukuntu uyu mugabo yishe umuntu amwica nabi muvandimwe anko kadi yakurikiye icyo kigabo cyari cyishe umuntu ikigabo cyishe umuntu yaragikurikiye dore ngiki cyishe umuntu ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe gakimara kubona video y'ukuntu cyishe umuntu wacuruzaga indaya nawe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa iyo makuru bari kudaye cyamwishe Wamo? So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me? Inyuma yanjye. Wamugizi wa nabi. Wamugizi wa nabi wishe umuvandimwe dore ngarinjira mu kabari. Uyu aramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Richard. You see that slimy fat fuck he's talking? Urabona uri ufite tatu munsi y'ugutwi? Uriya watatu nyine. That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano niwe nyiri bamansuzi ba hano. He comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new talent that Fine brings in.
They say they're using the dancers as drug mules. Ati uyu mugabo ivuga ko azakuna muri kano kabari aje kureba Frank nyiri bano babyinnyi n'aka kabari kose aje kureba amansuzi bashyashya bano amansuzi bashyashya ngo bakoresha nka drug mules babandi nyine banyuzamo ibiyobyabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibiyobyabwenge yabimize cyangwa se babimudodeyemo cyangwa se afite ukundi ari bubyambutse ati bano bakobwa benshi bano bagabo baza kurukirita abakobwa ari buze kujyana nyine bagiye babakoresha bazengurutse ibiyobyabwenge. Dancers sing as all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano amansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira y'abakora aho niyo mpamvu nabo bano ba nyirakabiri bari bashaka abamansuzi bashya. Mailed the evidence by Nash Pulaski. Problem is, I think your brother hid the evidence. Uwitwaga Nash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe we nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru y'ibera ku muhanda. Niwe wari uzi byinshi. Nguyu yagize atya. Come see me. Kurayo pistori. Here in the cabaret club. Murakaza neza muri club yacu. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're gonna show him the tape here. Fatiye imbunda rero yari muvandimwe wawe. I hope you have better luck finding what he left than I did. Ati umuvandimwe yambwiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntabwo yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntabwo byoroshye hano. Wirinde. Katururi. Baramubwiye yirinde. Afata imbunda yari umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona. Yuko umuvandimwe ajya gupfira avuze ati John mubwire ko ari cyo namusigiye dutangira filime. Gusa hano wari kubacunga cyane. Ari umugabo ari kureba none wishe umuvandimwe we. Kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avayo ku kamodoka ke. Yetahire afande wavayo. Briggs. What part of going silent tonight did you know? Urakora cyane. Niriye jambo nakubwenga iri joro ugenda ucece kuryame utigeze usobanukirwa. I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. Maze kubona kandi ngiye mugenga wenyine ukeneye kuba nakimura iki kibazo. And there's something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. Ikibazo cy'urupfu rwa Cody cyamaze kurenga Cody kinarenga nawe ubwawe. Ngo yakira no telefone irasona. Uyu ni Branch umamagaye. Branch. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye iki kirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wane. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma wingerageza. Tonight. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega njye turi ikipe mwana dukorera hamwe w'indengayo. We're on the same fucking team. Jana turi ikipe mwana. Yeah. Akiraha imodoka yake inyuma ye. Imodoka ivayo. Imodoka arayibona. Simusatira parikano. Acho. Fuyemo. Jya kurayibona. Shira kubane. Box. Brate. Kick. Shira kigabo hasi. Hey. Yeah. Sorry. Sanga bari bamuteza gaca kurino. Harabamurebaga. Kumbe rya rundi mugabo hahagaze. Byari. Asi. Box. Punch. Kumenyo numuhate n'umurava kugira ngo utabara ubuzima bwawe. Kigabo arakica. Nabari bamwatatse. Kureba umugabo yabonaga hari yaramubura. Umugabo yabonaga hari imbere aramubuza. Bese bite? Vuga ngo nimba uri gukubita no gushyira umuhate n'umurava kugira ngo urebe kutabara ubuzima bwawe. Iyo ugoswe abandi barabikora. Ubuzima bumeze. Cyane nyuma imodoka. Iramugonga. Umusore ndore ngo baramugonga Mason. Yeah, imodoka icaye musigaho. Yeah. Bwarakeye. Barakwereka yari muri yanzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye. Yaje mu bitabo by'umuvandimwe wabandi bantu babatunze bitabo nta gitabo tunze. Ntujye usoma icyo usoma ni icupa na rupita. Ntago ahantu ujye uhisha ujye uhindura. Kumba umuvandimwe yari yishe ibintu arahazi. Yo kumuvandimwe najya gupfata yavuze ati mukuru wanjye aho mbika ibintu arahazi. Cyase John azompisha.
yasanze flash yako nino shyira mu mashini yitonze ngino kurikire kumbe ibyo yasigiwe n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody hariho video cya kigoryi cya Jovig nacyatse ko tuni inshuti mwana batugambani ufite amafaranga yacu turashaka amafaranga yacu tangira kumukura amenyo iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba ikigoryi cyari kishe umuntu yakibonye mukabona cya Jovig cyari kiri gukora umuntu amenyo ikigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacyo witwa Toro nindi kuri iryinyo uyarumirwa abagabo n'abagome With all those teeth missing, you look like a fucking jack-o'-lantern. Namenyo yose yamaze gushiramo none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari bitewe n'amenyo ukuntu yashizemo. Consider this your first warning. Ibi ngo bifate nk'ari gasupo yawe ya mbere. Someone else might be on that chair that has to pay the fake. Ati undi muntu uzongera kwicara muri intebe azaba ari fake. Ni Toro. Ari kumwe na Joe. Hari undi waje arasa umuntu wamurashiniwe boss w'iki kigo cya Jovig yitwa Toro yarashumura ariko iyi video ntago yamufashe. Tegereza iki kigo cyasubiza inyuma rero urasha umuntu yitwa nde boss wabangaba ngo yitwa Toro ni urasha umuntu ari kumwe n'uyu yasubije inyuma arihutisha. You really disappointed me, Ash. Katurori. Hey, your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. Said he got... Ati umuvandimwe yari amaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibere iyo biri kuba ariko Toro nta shusho ye bazi nta sura ye bazi. Yarazuminga neza areba imbunda ya Toro uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ukuntu isa nta sura ya Toro iriho abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago amubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we gushyira gutya telefone irasaba password asoma hakurya yanditse House of Pain presents kumubona ngewe shyiramo iyo password birakunda shyiramo Right now, I'm not sure I can trust. sinzi umugabo ubona kwizera n'ifite yasizwe n'umuvandimwe we. Why they haven't come to kill me? I've got the $5 million that Ash Pelosi took from Toro. All of it for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogashweya Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother. Ndagira ngo mva amagambo muvandi wese yifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga amakuru bita Paul Cash yansigiye $5,000,000 z'idolari amana urufunguzo zanizo miliyoni ziri ambwira ko ari za Batoro ati Batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosie izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka ariko muri kano kanya nta muntu umwe nakwizera umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandimwe yapfuye hari $5,000,000 afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya Toro iriya sendika yabo 5 mil $5,000,000 kwereka muri igijoro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa barumani Monica bari mu nzira bagenda Jovig arabitambika startled you. Yo, what's up? Niki Guy tonight at the club. Back table. uriya mugabo wari mu kabari umwirabura yicaye inyuma ninde He was just a customer. yari umukiriya usanzwe. Sorry? Wiki? Just a customer. Yari umukiriya usanzwe bamukurira iryinyo box. Mugabo nta mikino ubonye igipfunsi kiba kimwivuyemo kuri Rupita. Rupita nyo. Wambwiye. Think I'm fucking stupid? Ucyeka ndi ikigoryi. Fucking stupid to you? Kuri onsa nk'ikigoryi nsubiza. He's my ex. He came to... Uriya mugabo ni umu ex wanjye, umu expired twahoze dukundana. It's the customer, huh? Yari umukiriya we, simubwiye ngo yari umukiriya gusa. I believe you owed the house some money that was taken off some patrons. We turabizana amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yara muri kabara ukoramo. Nakabo. Talk to me. I don't know anything about it. Je nta kintu nzi ni ukuri. I don't mean, bitch. Mwimbeshya bitch. Uyamutera ingumi twagiye Rupita. Bacisheni. Wibarasa genda ubafati. Wibarasa genda ubafati. Kiraciye. This is gonna be fun. Ibi bigiye kuryoha mwana. Cya Jovig kishe Val wa mupolisi n'umuryango we wose
aje ko nafite urufunguzo umuvandimwe yamusigiye amubwira ati no miliyoni 5 z'abari abagabo z'amayero turi mu Burayi utagira ngo ni z'amanyamerika z'amayero mu rukerera ntiyigeze aryama urwo rukerera ruri kuza agenda asa nk'ureba ibiyezi azaga naho uyu nguyu yari yicaye yumva aruje ku muryango n'umukomando ntago aryama yumvishe ku muryango yishe inyuma y'urugi ndica igisambo waje ku muryango gatururi kingura yitonze patano karaga umuginga we kumbe ni mwana gave you the fucking keys, bro. Mwana urandangije mwana urampuye yaramuzamura What happened to you? Cyakunyeze bite? Oh, you know, usually I got hit by a car, I fucked up by you. Imodoka yangonze nawe uramuhuye. Fuck, man, I almost killed you. Kabuze gato nkwica. Everybody's trying to do that lately. Nawe ngwino ku murongo n'undi wabashaka kunyica. Kari benshi se bashaka kunyica. Kagabo gafite amaganya. Ngo rakaza neza nawe ku murongo wabashaka kunyica. N'ubundi abashaka kunyica ni benshi hano. Gafite amaganya menya bakarembeje. Someone else, huh? Yeah, fucking guy in a cowboy hat. I couldn't get his face. Umuginga waje ngongesha imodoka narindi kubona amaze kurangiza bari bagiye bashaka kunyica. This fuck. Pretty banged up, man. Hey, you want a beer? Shaka byeri? Yeah. Waba nkoreye umuti. Ibaza abantu barasinzi umuntu kugeza mu gitondo yakubiswe ariko umuti ugiye kumuhana ibyeri. Ibirenge byawe bikuri ku meza. Just like your brother. Meze nk'umuvandimwe wawe, menya n'umuvandimwe atarakundaga bashyira ibirenge ku meza. Cyase ku ntebe. Gatorori. Oh, fuck. Yeah. Payne, I think they killed Valley. Ndakeka bishe Val. He said we're gonna meet this morning. He never showed. Val yagomba kuza mu gitondo ariko ntabwo tugeze tubonana nawe. Val wike bamurashe. N'umuryango we wose. Said he was gonna bring the tape of the girl and the pimp getting killed. Yagomba kutuzanira ya kasete yagaragaje ukuntu abantu bapfuye. Same at the house. Nahamagaye nimero y'amamagara nimero y'iwabo nta muntu ugeze witaba. He thinks I'm dead. Valley would have been the last one. Ubu nanjye umuyobozi birabigize ibyana bitwa tora arakeka ko napfuye akeka ko ari njye wanyuma. Yikeka ko ari wenyine usigaye kuko nanjye ndasigaye ngomba kumuhiga. Nanjye ndahari babyukiye kuri byeri. About this Ash Pulaski guy. Banza umbwira ko uri musore bita Ash Pulaski. He's your brother. Wa ndo usigiye miliyoni. Well, at least he was until they found him dead with a hole in his face. Uwo ni wajyaga usigira uwo ni wajya guha amakuru umuvandimwe wawe. Yega amakuru umuvandimwe we. Uruko umuvandimwe yajya gupfa video yindi twabonye yavuze ati Ash Pulaski yansigiye na miliyoni 5. Yes, enough to fry Joe Vig. Ash Pulaski yari snitch. Bega bivuze ngo yakoraga bari abagizi bana bakazana amakuru umupolisi. Abarara bita ba snitch, abapolisi bita ba informant. Babantu bazana amakuru polisi ugasanga no muraraza akabwira polisi bera abandi barara rero ushaka kubafata wabasanga hana. Nabazana amakuru. Ariko bigeze ku barara bita ma snitch. Snitch kandi abari umuntu ngo wafo mu baji, mu maji. Narome. One in Vic. But he was determined. You know how he was. Fuck, man, I miss him, man. Mwana umuvandimwe wenda namukumbuye tu. Kuno yari yimereye. Umuvandimwe yakoraga akazi neza. Yari umwungarizi uyu. Uyu yaramuvuga akanyuzamo akavuga ati mwana nari ndanamukumbuye tu. Buryo bakoranaga amakazi. Hari igihe umuntu aba ari G yawe nyine. She love all the time. Njya kumva ijambo G naryumva nyakana n'imbaraga afite imyaka nimba ari 6. Nimba ari 7 karamwe mukiga mu wa 3 primaire twarahuye yara kuri 40 ngoroke nguri G ndumirwa icise n'icyo mwana ngoroke nguri G kiga mu wa 3 birancangana uyu munsi sindamenye iryo jambo. Wait for you here? No. Kumbe ibintu bidatinze umukobwa baje kureba ni umukobwa akundanaga nanone ngo na Uncle Cody cyangwa se akundanaga n'umuvandimwe wa Payne. Going to ace that history test. Umva iyi test y'amateka ndaza kuyuzuza ndayitsinda. Hano hari uhari cyane gutya kicaraga kure y'impeta ni wa mugore bari bagakwifoto yahoze ari umugore uriya wapfuye. She looks just like you. Uriya mukobwa uri yari amurasa n'umuvandimwe w'uyu Sharano. You know who I am, right? Uzondiwe sibyo? Yego ndakuzi. Yari umugore wa mukuru wapfuye. Harashize igihe kingana iki? Just for a short while. I loved him. Harashize igihe gito nya dushyingiranwe namukundaga. To save me, you know.
yashakaga kuntabara. But from who? Agutabara nde? Kakana karumuna kuriya. Hi. Wait. Hey. Wait. I know you. Nakuzi. Since you were this big. Guzura akana. Yeah, now I am. Abo narakuzi uza akazi ndimo, uza akazi nkora. Worked with Uncle Cody. Wakoranaga na Uncle Cody. You doing okay? Meze neza? Yego. Great. Buramba numiwe. Amaji. I miss him. Kana kigize ngo nakaji. Me too. Nanjye ndamukumbuye. They dragged me into their world. Told me if I don't help them recruit girls, they will destroy everything. Frank yanjanye mu isi yabarambwira ngo nizanye mbafasha gushaka abakobwa bajya mu kazi ngo bazanyica. He's the devil. Gusa witwa Toro niwe sekibi. That's what they really do. Traffic drugs. Bivuze ngo abo bakobwa washakaga babakora isosi umukobwa yahoza akorera nawe barabagize banabi ariko ngo bafataga abakobwa bakajya bazengurutsa ibiyobyabwenge ndetse n'abantu. He's 15, John. Gashya kanye karumuna kanye gafite imyaka 15. Ntabwo wamenye icyo bari kugakoresha iyo nemera gukora ibyo bansabaga kujya mfata abakobwa nkabashakira nkarokirita abakobwa bagomba gukoreshwa bacuruza ibiyobyabwenge babizengurutsa. Kuki utabacitse se? Nigeze kubigerageza mbere kubacika dore icyo bankuriye. It might as well been him. Vig does the hitting, it's his thing. Ati mwese wabikoze ni Vig cyangwa ni Toro? Ati Vig niwe ugukubita cyangwa ugwemukira ariko uba wamutegetse niwe Toro. There's a major shipment going out. Muri kano kanya hari ubwato buhambaye cyane bugiye gutwara abantu benshi abakobwa baba batwaye ibiyobyabwenge babyambutsa. Yeah. You too. Kabone ka karumuna kuri agafite imyaka ngo 15. Uriya mugore ngo yegereje gucika bari bamwisha n'ubwira ati Gashya kawe tuzakica nugerageza kuturwanya niwe ufasha kurokirita abakobwa. Yeah. Okay. Ready? Bivuze ngo uyu mukobwa agomba kumufasha yakundanaga n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody. Come on. I'll walk it. Vayo. Turacyari hahandi. Uyavayo. Ari kugenda. Bamwereka video. Bamwereje ku video kuri telefone. Abona wa mukobwa woze kundana witwa Sky w'umumansuzi. Bamufashe na mugenzi we Monica. We na Monica bafashe ibigo biri kubaniga. Abonye se. Bigo biri kubaniga. How does it feel to watch the ones you love suffer? Urumva bimeze gute kubona abantu ukunda bababara? Kigabo kiramubarira kimuhana gatoki. Kigigeye sasu kirabarasa. Uyareba. Yarayibonye kirasa. Egisi we wa mukobwa. Yarabaye shawu. Avuye hakunino. Tugaruke hakunino muri yanzu mbera byombi. Kumba abamansuzi nibo batorezwa. Come on, girls. Amansuzi batorezwa hano mugire bakobwa. That's it, girls. Aho. Hey, I want you to feel sexy. Mube sexy? Sexy. Turn. Sore. Aho. Winjiye. N'umujinya shawu. Vayo. N'umujinya. Ashobora bari gutorezwe muri yanzu mbera byombi ya sare mbera byombi. That's the money shot. Ayo na amafaranga ari kwikaragasha. John. Vig. What the fuck? What the fuck? John Vigari. Here. Ishumuga magambo yavuze. Who the fuck are you, pal? Yabaye nka cya kigo ry'injya numva kivuga what the fuck mwa nimba ari icyaye. Cyaye hako gifite ubwenge kimwe kibisatsi bimeze ukuntu cyasonegera. What the fuck? Uretse wumve. What the fuck mwa? What the fuck? What the fuck is going on? Neza rwo rwajya baryitane. Hey, okay nago. Korodoro. Ni yitwa Korodoro niko bambwiye hano. Who the fuck are you, pal? Urinde mwana uri cyane. Joe Vig. Ndashaka Joe Vig. Nago muzi urushi. Korodoro baramukubita. I don't remember who that is. Nago uwo muntu muzi urushi. None uramwibutse. You know what? Urushi. About now. Ubu none uramwibutse se basi. Ubu none uramumenya. Ubu se byo bimeze bituri kumwibuka. Bari kumukubita uyu mugabo mwibuke Joe Vigari. I just run the club. I don't get involved in the dramas. Man ngiye ibindi bintu nago nyambyinjira mu gihe cyo ngora mane nukureba kana kabari kanje n'abamansuzi. Arashaka kwitwa Joe Vig yamubonye arasa egisi we.
ndetse n'undi mushuti witwa Monica. Sani kigo jyano kigeze hano nabuyumvishe bazamuka matari yishana kuvayo ewe kick pusha ze yo muretse nindwanyi hatinzamo yatarajya kureka rugondiye nepfusha hambe muriro ndapfuye mugeri ndapfuye umwana wampereje heza kura y'inyundo arayikaraga mugabo ni umugome kura y'inyundo Jovig niwe nshaka Jovig akira aho yumva abandi bari kuzamuka nanone agaruka kwiyishana undi wazamutse kuvayo Fabrice y'imahoko shido hasi Fabrice nawe ntugahubuke Fabrice sherifu wa mahoko na Romeo ari hejuru rwose rero nakubeshya ariko ari hejuru John Figging ari hejuru kizamurayo yeah kumbe hejuru umugi bari kurupima ku biro. Don't leave anything behind. Come on. Nimugire ikintu kimwe musiga inyuma mugire neza mupakira urwo rumugi tugende. Kumbe dore Jovig ni hari. Wait now. Mwana mugire tugire one. Jovig hari hano. Jovig hano. Kingura arasarasa mugenzi we. Uranda shomenye bakoranaga. Arahubutse. Yarayimutunga. No. Ayimushyiraho. So you like to hurt women, motherfucker? Kunda gukubita abagore madantuza? Be upset about Sky and Monica. Sky na Monica byarangiye. They were a blast. Bari ubugoryi buraho. Amushyiramo. Zari rupita ziraho. Tough guy, huh? Urakomeye ari? You have the balls to come in here and get me? Urumfite imbaraga zazano kumbona? Box. Push. You cops are all dead meat. Wewe n'abapolisi mwese muri nyama zapfuye. Gutera biranga. Mugeri. Uyu mugabo ngo nagajya arwana ibintu byo kurwana ngarabyanga. Ibyo kurwana nagajya bikora. Wenga arakubita gusa ngo kuko ngiye yakubise ntago byitwa ko yarwanye. Aba yahanenye. Kuko ntago bajya bamukubita. Twatangiye bitubwira. Terura akagoryi depoza hano kubita shawo bita Michael J. White shabundi yari ari hano mu Rwanda murabyibuka ejo bundi ari hano mu Rwanda Rocky wambabariye tukabona nakubushize nakohereje filime n'uyisobanura ati ntago mbonana nawe ndi busy Toma nyiragwe ndinda agenda tutabonanye nta mwanya mba mfite no bambwira sha wanyiyemeyeho naramaze ese nkubeye yazanye ngo nakamwe gakina ongo back nanze kubiteza nabo baracyabinyurira hako bapfushe ese ngiye bamfatiraho bambone. Everything you see around here, that man forced me. Umva ibyo ubona byose ngo hano uyu mugabo yarabimatirije ngiye nkurikirana akabyiniro gusa. So you've seen him? Ndashaka kwitwa Toro boss wawe waramubona. From time to time, but he's always cover up that weird voice. Toro urayitwikiriye njya mubona ariko urayitwikiriye ntiwamenye isura ye. Boss wabo. Boss wabo nagwa muri sura. He only comes here for Lacey, please. Ageze aje kure witwa Lacey. That man is obsessed with her. Umuntu wenyine azi anakunda ni Lacey. Lacey kandi ni wandi wakundanaga n'umuvandimwe we. Wa undi bari kumwe ku manywa. Yaje kureba Lacey. One wenyine uzi isura. What? No. Tell him that. Ati barambwiye ngo turamuzi ntago muzi bibwira uri. Believe me, John. Yizira John.
Toro, he's crazy. He thinks I'm his and I... Toro yaransariye ko mukunda ariko ntabwo nduwe ngiye nakundaga umuvandimwe we Kodi. Swear to you. Ndakurahirira. Ngiye nkunda Kodi. Umuvandimwe we nkunda. Nuko ngo Toro yansariye Toro nta muntu umuzi isura. Okay, I'll help you get out from under this. Okay, ndaza kugufasha bino kubivamo. Ariko mpaka nawe umfashe menye ko Toro ninde. At 8 o'clock at Mogoshwaya Palace. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Mungora ya Moshwaya. Big is dead. Frankie Fine is dead. Umubwire aze ndamuha miliyoni z'eshanu we akurekure ugende uze tujyane. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Now you say you loved Cody, right? Kandi wambwiye ko ukunda Cody umuvandimwe wanjye. And you'll do this for me. Ubinkorere basi. Wikorere n'umuvandimwe wanjye wapfuye. Fucks with me. Nunyinisha. I'm gonna send his ass home. Cyangwa se wakanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Ibaza ariko Imana we ati umuntu nanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Tugaruke hano. Oh, hey. We. I was just about to call you about Christmas dinner next week. You think you can make it? Hey, Arnold, I need your help, man. Nyine mfasha bwawe mwana. I just set up a meeting with Toro. Nateguye inama na Toro. Yeah. It's impossible. Look, I came across something Toro wants. I'd like to make Nashigura n'ikintu turashaka. Back up, okay? See, Arnold, I just want to give Toro what he wants and free Cody's wife. That's all I want. Ati mfite umugore Toro akunda nanjye mfite miliyoni 5 nshaka kumuha. Different things. Jegura na Toro. Lacy love and Arnold, I just need your help. Nyine mfasha bwawe. You and some of the old ADS guys to cover my 6 while I make the exchange. Ngiye kujya gura n'uwo Toro muri izo miliyoni 5 nawo mugore ikimwe muri buze gukora no kuba muncungiye uwo Toro tukamufata. Katorori. Uyeri hano. Ari hano yaraje yagiye gusaba ubufasha. Briggs is out. Briggs yanze kudufasha turi twenyine turi babiri. Briggs yabimye abasirikare bajya kubafasha abantu bagomba kubaga bakifasha no kwirwanaho. Katorori. Cody's dead, Payne. Team's dead. Cody yarapfuye ikipe yararangiye. Yeah, I'm down. Ubu ninjye nawe ngiye nditeguye. And how many of these motherfuckers do I got to kill? Yeah. Arakwereka bagiye guhurira kuri Moshwaya Palace. Ijoro. Sa ijoro. Ni babiri. Bagiye guhura n'uwitwa Toro. Umufite miliyoni 5 z'amayero. Musora za uziri. Bari ko Toro uyu yahoze ari sniper babitubwiye ko ibya ibunda by'aba sniper biri mu kintu nka kiriya. Ntago ari gitari. Mogoshwaya Palace. Mogoshwaya Palace, yangore ya Mogoshwaya. Mogoshwaya batangiye kwitubwiraho. An ancient palace with deep roots to the history of the region. Ati ni ingoro yambaye ifite imizi yayo cyane cyane ku bintu byerekeranye n'amadini. Built over a hole in the ground they called the gate to hell. Nanone ngo iyo ngoro yubatse hejuru y'icyobo kinini cyane. Ngicyobo kirekire kidafite igarukiro, ngicyo cyobo vuga ko ari icyobo cyerekeza ikuzimu kwa Satani. A hole said to be so deep that no one can see the bottom. Ndetse ngicyo cyobo ni kinini cyane nta muntu n'umwe urigera yabasha kuba yabona mu ndiba zacyo. Nta muntu urabona munsi. Since then they say animal-human hybrids were reported to have crawled out of it. Hari abantu benshi bagiye bazana ibihuha cyangwa se bajyaga bavuga ngo icyo cyobo ngo hari inyamaswa n'abantu benda kumera nk'ibinyamaswa bajyaga bazamuka muri icyo cyobo. And dark-winged otherworldly creatures flew in the vicinity. Abandi bakavuga ati nanone hari ibinyamaswa byaga bizamuka muri icyo cyobo biguruka bikazamuka muri icyo cyobo. If this is the gate to hell, nimba koko iri ari irembo ry'ikuzimu ni ya magambo y'umusore Payne. It's time to slam that fucking thing shut. Nicyo giye kugira ngo kira kigoryi cya nze kukica icyo ngicyo cyatura umuyobozi w'abagezi ba nabi nze kumwica manuke muri icyo cyobo turebe ko ari we wagifunga byibura. Katururi barakwereka abana bahageze imbere aho bapanze gurira bari kuri Mogoshwaya Palace za Kurino batangira gutega ibisasu. Bo ni babiri bahageze imbere batumije uwitwa Toro batangira gutega ibisasu aze gusanga bamwiteguye. Bimeze bite? Yeah. Sayijoro bagiye guhurira aho ngaho. Nakubwiye
uyu ni sniper arizaje ya mbere yaje sniper yageze kare kumbuje Pain nibwo cyagera yahageze Pain You find high ground? Man, jye nahageze urarinzwe ubundi kugucungira. Hari icyo ubona ku butaka? Hari abo yabonye. Baza. Pain, we got bogeys. Pain, dufite abadukurikiye mwana. Abaje. Breaking off. They're flanking us. Hari izindi modoka ebyiri zikase hirya zo kutujijisha. Mbega ni agatego. Yeah. Toruri. Bavayo. One van headed to you. Last visual on the other two. Indi modoka imwe ije gusatira ko utirengaje ko ari izindi zaciye ku ruhande. Katoruri. Ni sniper uri kumucungira. Second position ready? Sniper aragatsindwa ku rugamba. Hari van yaje isatira hari. Yeah. Okay. Got eyes on the other two players. Pulling up to you now. Baba jinga bandi baparitse hirya nabo ndi kubabona. Katoruri. About 6 on foot on the ground. Ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka ubwo n'abantu batatu. Ibirenge bitandatu ku butaka. Hano baginga bakomando rero muri Amerika. Ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka imbere yanjye. Yeah. Harufu mu witwikiri. Pain. Oh. Pain ni Toro. Toro ngahora yitwikiriye nta muntu umuzi sura. Nta muntu umuzi. Pain. Babizi? Hano barambonye ndahinduye. Move. Arahinduye. Ku ruhande. Toro yaje. You wanted to deal with me? I'm right here. Nimba shaga uyu mukobwa ari hano. Just like you asked. I know you're out there somewhere, hovering among the dead. Ndabizi uraho ngaho umeze nk'uri kugenda mu bapfuye. Negative. Moving to the south of the palace. Copy. Bano nabo natwe turi kuzenguruka ino ngoro turebe ko nta bandi bantu bazanye over. Abandi bazanye na Toro bari kuzenguruka inyuma. Fitting grave for John Payne, who walks among the dead. Ati Pain bagiye avuga ngo uri umuntu ugenda mu bapfuye. Mbega we yica abantu akabazengurukamo. Did you know that? How'd you know that, Toro? Katorori. Coward! Kigwari! Vayo! Still no sign of him. The outer wall is clear. Wait, sir, we have something. We spotted a shooter in the northeast mezzanine. You said yet? Pain. I got him painted. Say the word. Hey! You want to get out here? Take the shot. Murase. This is for his family. Reka murase. Arashe! Tararasara ibyaturikanye babagenzi bari ku ruhande. Byica umuti. Katorori. This is for Monica. Kana kamonika isasu. Monika ni wa museriveri. Sasu. Hey. Katorori. Yeah. Masasu. Sniper. Arabafite neza. Basa ijoro ririya. Ndeba kuriye yo kumuna zaba sniper. Yireba nka hari kumanywa. Too late for running. Hey. Yeah. Sasu. Izo n'abacyari ni Toro. Bosi wabo. Katorori. Sasu. Ku bagabo. Sniper hejuru abona neza cyane. Sniper ku rugamba bari mubi cyane monsheri. Njemba mbizi. Alright, Toro, let's do this. Sawa Toro reka bino tubikore. Toro nta muntu umuzi sura. In the chapel. Let her go and I'll take you to it.
reka uwo mukobwa aceho mujyane muri chapel, muri chapeli, muri wa rusengero, mwereke amafaranga yawe ari. Now show you where it is. How do I know you're not lying about what's inside? Gute nakwizera ku bintu birimo imbere? Umugabo n'ijwi rye riba rivugira kure ryirangure nta n'umuntu uzi ijwi rye. I got him. Ndamufite. Uyu nguyu ataramurasa inyuma yaturuka abandi. Uyabona abandi baje ni wa mukobwa. Kino kigabo kino gigize cyanabe cyatorokera mukundira kwinaga gikunda. Reba inyuma yawe. Uyacaho. Mukobwa. Turi umukobwa ngo baramurasa. Kurasa umugizi wa nabarasa ingofero gusa. Mukobwa baramurashe. Kumbe Briggs tuzi nka Fande niwe Toro umugizi wa nabi. Uyarabyiboneye. Toro tuzi nka Fande. Uyarabibonye. Briggs. You are fucking men. Mwana abantu bawe koko. Yabashoro kubiri mugabo ricaga abantu be. Wakijamba vuze ati abantu bawe koko. Nicyo kibazo. Sasu. Katururi. You got bogus on your left. Sasu. Hey. Sasu. No. Sasu. Sniper. Ntago ajya husha ubundi kirazira yahushije. Nisakirego. Nko kumva. Hey. Sasa shiramo. Briggs tuzi nka Fandi. Hey. Uyu ni ndwanyi. Sasu. Nundi munsi. Mugizi wa naba hanyuze. Uyu yarahabonye. Aramukurikira. Bucece mu gace. No. Vayo. Nk'umuntu ukora ibyaza agenda gake gake ntagahubuka. Mwari mwumva mubuka nk'ababana wapi. Mwari mwumva nsamara wapi. Sinkora ibyonzi yego. Throw the weapon in the pit. Shira imbunda yawe muri kiriya cyobo. Naga muri cya cyobo ngo kigikuzimu. Ngo bakeye ko ari inzira igikuzimu ko nta muntu uzigarukiro ryacyo. Nayikura muri ryashwe. Where's the case? Iyo case iri briefcase iri. Uretse iri mu miliyoni 5 z'amayero. Ubundi hari amafaranga atabaho aba muri filime gusa. Miliyoni 5 z'amayero bari amafaranga menshi mu nshiri. Usanga abantu tuyafite mu Rwanda ari nge n'abandi bantu batari benshi cyane. No story necessary, John. I'm done. Ko nge nago nyafite nakabantu tuyarengeje tutari benshi abayafite wenda murahari. 5 million and disappear. Now hand over the case. Well, you're gonna disappear. Sunikira ko iyo case. You know I already figured out it was you. How long you Uzigiye nakumenye. Usarata yabwira ati namenye ko ari we mugizi wa nabi munsi wa mbere duhura. Tayabwira ati ndeba video nibutse umunsi wa mbere ngumana n'imbunda. 11 without all unit insignia. Nahise nibaza kubona no kubona n'imbunda umunsi wa mbere nza hano muri kino gihugu nkakubona n'imbunda idafite ikimenyetso cya unit yacu. What are you thinking? Ubona no muri video iyo mbunda imitamenye ko ari mugizi wa nabi yarabimenye. This is going to end. John, the legend. Urakeka birangira gute? Killed in action. Biraza kuba ko iciwe mu gikorwa. Sucks. Because I was damn close to. Bakavuga ko Toro umugizi wa nabi yakwishe agacika nanjye no bakama mupeti bavuga ati umugizi wa nabi yanciye mu myanya y'intoki nari musatiriye nuko biri bugende ndakwishe hano ruwaje undi mugizi wa nabi Katorore sayijoro bucece Looking for me? Ushaka njyewe? Oh yeah. Yego. Got you just like I did Valley. Reka nkwisha uko nice Valley. Valley ni yanshuti ye barashe n'umuryango we. Tangiye kubyibuka. Cyo kigabara kizi. Ku kiriyo yarakibonye cyari gihari. Ntahagaraho gusa. Kigabara kizi. Kigabara kizi. Cyakoranaga na Briggs. Yarakibutse. Kicenye cya Briggs. Tera! Briggs ni Toro. Kubaga wapi? Tambaga. Kubaga zibukira. Katurere. Bose ndwanyi winera icyuma. Bose babangutse. Hano ubundi ni umuhate umurava gukanura cyane ubuzima bwawe bugume mu kibugu bw'abandi buceho. Bugoswe gato bw'abandi bugumana ukagenda. Mbega kuri iyi si nimba uri no kunyumva nakazi kose ukora n'icyo gukora cyose nugukanura cyane ukaguma urenze
niko gahunda bimeze hari yugoswe barakurangiza. She loved him. I wanted her to love me. None kucishe Kodi ati Kodi impamvu namwishe uriya mukobwa Gashya yaramukundaga kandi nari nje nari nkeneye kurasa nkunda bivuze ngo uyu mugabo byatumye yica Kodi hari harimo no kuba wa mukobwa Gashya yarakundaga uyu mugabo Kodi wapfuye aho kugira ngo akundure bivuze ngo no byatumye toramwica urukundo rwari rubyiganjemo. What about Valley's family? Nose umuryango wa Val They all had to die because of your Where's your case nago nyigwereza Pawns, John. Bano hanze rowe n'umwicanyi Mason buretse bose bafite umuhate n'umurava baranabangutse buretse Being a pawn in somebody else's game, decided to run one of my own. Now save me the trouble of wiping the blood off that and throw me the fucking case. Sunikira hano yo case hano murava umuhate kugira ngo urabe ko ubuzima bwawe buguma mu kibuga bw'abandi bugaco. Buretse murava kurashe ibikubara buretse ndaguma mu kibuga ucaho ndakigwamo kiki kuya bimeze no guhangana cyaba ngombwa ukanashotorana nta mipfusho gahunda y'umunsi imeze icyo ni Kinyarwanda numva n'abana b'iminsi ngo gupfusha ibintu byaye ngo ngendiji. I know what's going to happen. Nzi ibintu bigiye kuba giye kundasa bize kurangira turwanye aramurasa umusore bamushyizemo undi se kare kose yabuzwaga n'iki kumurasa yaramurashe fata ikofi apfuye nta ngaro hanyuma mugabo menya ari umuzimu we noneho turaza kurwana n'ubundi tu amurasa mu kaguru umugabo ajya hasi mu mugongo aramuhuhura aretse tukirira inote ko tuba twaravunitse hanyuma uyu mugabo menya ari umuzimu we ndaza gutuma wishyura Monica ibyo yakoreye Monica na Sky his family and Cody n'umuryango wabo ndetse na Cody urabyishyurira. Aramurasa wapi menya ari kurasa amashaza nibyo wagomba gusuzuma your ammo amasasu yawe ammunition iyo bahinnye bavuga ammo ariko na amasasu ni nka bullets. Wa munsi uyu mugabo ashyiramo combination muri safe cyangwa se imibare y'ibanga muri safe y'umugabo yarabibonye araza mushyiramo amasasu ameze nk'amashaza ku buryo urasa umuntu ukamurasa amashaza ariko bikavuga nkaho murashe yamushyiriyemo amashaza wari uri kundasa amashaza rero tugiye gukomana abizi katurwane nyine bose ni abagabo ni abasore abizi n'ubundi ibi bibiri ivuga ko umugabo azarya yishyushya kuya naringiye kuyatwara niyushyushya kuya yarangiye kuvuguruza Imana bajya mu ngumi niyuha kuya kike bimeze bite bose ari abakomando kigabo ni igisore kibuka muri Expendables n'izindi filime nyinshi nashaka kukubwira kubw'umutekano wanjye ivi hasi barasingana buretse bari kurwanira miliyoni 5 z'amayero n'amafaranga atabaho ni amafaranga aba muri filime gusa mwe mubona hasi terura deposan kanagira wapi box kick kivuna we tera wapi tera umugeri parika muri muvezari Toma Nyiragwe bamwita Michael J White baramuzi nkuko banzino kiramuyora cyo n'igipagasi nago kirwana nk'abanyamujyi kirayoro kirwana nk'igituruka mu nzara z'umujyi ntukarwane nk'abanyacyaro bagira barya kigabo kiramuniga box kirwana nk'abanyacyaro bakora garinci ku mutwe w'umugabo kigabo giterana garinci ubundi wo muri football y'umugabo yizanye muretse Toma Nyira mugeri mwe muri wa mwobo ugikuzimu umugabo yamanutse atyo mu mwobo ngo ugikuzimu uyu mugabo ni indwanyi baramuzi ubu n'ubwa mbere arwanye ubundi ntajya arwana yarabyiyemeje warakubita gusa ntago arwana kurwana ngo ni imico mibi
wanga arakubita umugabo ariyemera jawe. Sigaye hano gusa nanone yongeye ababajwe nuko umuntu ushinzwe umutekano nk'uyu ari we wakabaye yishe inyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi. Bibabaje kubusanga wagakebuye abantu barakwereka hashize ibyumweru hakunino aruhari na ahantu kumbe dore wa mugore Lesi. I'll be with you in a minute. Munota umwe ndaje nguserive. Yaje kumwakira. What can I get you? Naguha iki? Hello, Dina. Ko umugore yisirinde zina ni Lesi? Smith. Not to be mistaken with the other Adina who works on the night shift. Ntunyitiranye nawe wakoraga shift ya nijoro. Yeah. My doctor says it's a good therapy. Muganga aramwe gukora mu kazi nk'aka ngaka mpura n'abantu ni ibintu byiza byamfasha gukira. Interacting. Hihuza n'abantu tukisanisha. You mentioned a doctor. What happened to you? Byakugendekeye bite? An accident. Nawe n'impanuka kumbe uyu mukobwa baramurashe aribagirwa ntagazi ko disi bamurashe. Wari kuvuga ngo yakoze impanuka y'imodoka. Giving out all my information like that. Sounds like a very smart man. He was. But he left me a gift. Umugabo wanjye nubwo yapfuye yansigiye impano. Kumbe kumva umugabo yasize ateye inda ka Lesi kagakobwa. Yasize agateye inda umuvandimwe we. Umuvandimwe yakuko yasize ateye inda kano gakobwa. What can I get you? None se tuguha iki? Have coffee. Mufite agakawa se basi? Oh, Dina, may I borrow your pen? Waniza kuri iyo karamu yawe? John? Enda John. I'll be right back with your coffee. Ndahita ngaruka. Oh, and Lacey. Oh, Lacey. Everything is going to be just fine. Ibintu byose biraza kumera sawa. I'll be right back to take your order. Ndaje ngaruke mfate order yawe. Cyase commande yawe. Yazanye ka briefcase ndetse yicarano. Turacyari mu burasirazuba bw'Uburayi. Kumbe yaragize gutya asiga kaga kese keri yazanye. Yagasize hano. Mana kungako nawe gakenyerereho nyine. Ngakenyerereho ye gakenyere. Barakansigiye ngo akenyere. Aza kwicara hano. Katurure. If you ever find yourself passing through New York, look me up. Nimuramuka mubashe kuba mwagira muri New York muzanyureho. House of Pain. Muzaze kubaza yitwa House of Pain yabasigiye amayero n'amadolari. Cody's. Until then. Mu gihe mutaraza New York yari John. Cody would have wanted that, bro. Uyaje gora n'uyu. Now it's done. Byose ndabirangije. Yarishimye. Amusigiye amafaranga ibintu byose. Yabonye n'ifoto.
So you're gonna stick around? Ese uraza kugumina? You? Nah, man, I'm looking forward to the peace and quiet of my own bar. Mwana ngiye kujya mu kabari kanje nshaka ibintu by'amahoro niturize nta kindi. Yeah, for sure. Harya ukari niyo ko yego nzajya nywa byeri z'ubuntu tu. What? Peace and quiet, huh? Well, I heard you redecorated the bar with a couple of goons before you came out here. Barambwiye ngo mbere yo kuzinangwara ibirara bibiri byaje mu kabari kawe urabitimbura. I know. What I heard was you beat one with his own gun. The other you threw through a window because you were going to change that shit. Barambwiye ngo umwe yabanje kumwambura imbunda ngo ndaramukubita umunyeza mu idirishya bitewe nuko ashaka guhindura idirishya. Before you kicked their ass. Ikintu cya nakunzemo nuko wabanje kubabwira kuri bakubita mbere yo kubakubita. Abantu bakunda gukabya amano uyu mugabo urigera avuga ati abantu bakunda gukabya kubera ko bakunze kuvuga cyangwa se bakunze kwizera ibintu bitabaho. Peace and quiet my ass. Mani amahoro no gutuza na agatafari kanjye ntago mbikeneye. Yacho. So ADS they asked me to take over Briggs. Can you believe that shit? Je bamamagaye barambwira ngo nze gusimbura Briggs abari ngiyo muri ya unit Briggs yarayoboye. Briggs ni wa undi toro wayoboraga nabi. Bahise amagaro ya musanga barujye kubayobora. Nanone nakubwiye rero ko ibisanzwe Kimomo kibahana. Abamuzi ni bamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Ibyo gusobanura ababimparire kuko ndasobanutse. Ciao ciao.